abatoya nubwo ngo byaka kanya uwitwa Yesu wanje we diva ZAMU Bangladesh sheri wa Anastasia agize gutya abagize ate arirukanwa. Ese wowe wabyakiriye ute nyuma yuko ubonye Yesu wanje bagize gutya bakajya bate bakamwirukana? Ese nawe wababaye nkanje nyita Dental Professor ya Game of Fame ko ganda k'imfubyi man byambabaje cyane kubona actors wacu dukunda cyane Yesu wanje we diva ZAMU sheri wa Anastasia ibaze ko giye ikintu cyambabaje ari ikingiki nuko yagiye adasangiye igikomwa n'umuzukuru wanje n'umwuzukuru wa Jack. Ikindi kintu cyambabaje nuko yagiye atagize iki atatweretse umukunzi we wende Anastasia. Gusa ukuntu byagenze ibyo tugiye kurebera hamwe tukarebera hamwe ibintu byagiye bira muganda k'imfubyi. Gusa uyu munsi munyemere twibande kuri Yesu wanje we witwa Jack ndetse nande kayoberanye katazi ngo kazavumburwa ryari. Bamwita Kayobe rero yagize acyarangije ajya gusaba akazi gusa ifashishije cyese yitwaje ya video biza kurangira Jack ayibonye hanyuma amuhereza akazi kugira ngo atagira ate atamuraburiza. Ibaze ko amabanga yarafitwe n'umuntu umwe byaka kanya afitwe n'abantu babiri kandi byose wabikoze no guturuka muri Bangladesh. Ubundi Yesu wanje yagize ati anuvuga ngo mu magambo yatangaje muri episode ya 91 yagize ati ngewe imyitozo nakoreye Bangladesh ntabwo ishobora gupfa ubusa kubera ko nanjye mfite ubwenge. Kugeza naho Kayobe yavuze ati nanjye ntabwo wandusha ubwenge kubera ko ndabizi neza ko ndamutse nyisibye akazi ushobora guhita ugira ute ukanyuma. Ati kandi iyi ngiyi ni nk'ikarita ushobora kuyujyana kuri banki every day sometime hanyuma ukagenda bakaguhereza iki amafaranga. Gusa uyu aka kanya ahantu ibintu bigeze neza iminota ya mike kugira ngo turebere hamwe se Yesu wanje amukundiraga iki ni iki cyakubabashe kuba yagiye cyangwa se ni iki babonye cyabaye nyuma yuko witwa Yesu wanje yagira gutya akaba yagira ati yashabuka. Rero kuvuga ngo muri SMS AN films zishaka gutanga muri episode ya 91 nicyo giye kugira ngo uzenze kubwiraho kugira ngo turebe ibyo byo kugira ngo nyine tujye tureba filme tumeze neza kandi tuzi ngo biravaye birajyaye kubera ko ubu ngo ndajya mu bwiza ukuri. AN films yagize iti muri episode ya 91 tugomba kwereka abantu ko byagenda kose ibimenyetso byose waba ufite umuntu atabura kukwirukana mu gihe agira iki akurusha ubushobozi. Ikindi abantu benshi barimo baravuga bati kubera iki AN films zisigaye ikoresha amagambo yasa nkaho yaciwe cyangwa se asa nkaho yagarutsweho nayo kubijyanye n'iki niyo kubera ko mu gihe uwitwa Kayobe cyangwa se ZAMU yagize ati mabuja ati no ati mabuja na data busha ntabwo ibyo ngibyo bigikora ati kubera ko tugomba kugira uburinganire nta mpamvu yo kugira iki yo kuba abacakara cyangwa se abakoronezwa. Rero ukuntu ibintu bihagaze noneho abantu mwabonye ukuntu ubundi ikintu gitumye Yesu wanje bamwirukana namwe mwarakibonye.